nimwishime nzagaruka mbajyane bana banjye nimwishime nzagaruka mbajyane bana banjye. Nimuhumure bana b'Imana, Yezu Kristo aradukunda. Nyuma y'icyumweru cya Pentekosti tugeze ku cyumweru cya 8 mu byumweru bisanzwe by'umwaka liturujia umwaka B. Rero tubahaye ikaze mwese kuri buri munsi. Umurongo wacu wa YouTube witwa buri munsi. Mwese tubifurije kuzahahurira n'Imana cyane cyane muri iki gihe gisanzwe. Dore amasomo tujye kuzirikanaho kuri wa kabiri cyumweru cya 8 gisanzwe tariki 25 Gicurasi 2021. Isomo rya mbere mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 35 umurongo wa 2 kugeza kwa 12. Uwubahirije itegeko abatanze amaturo menshi, ukurikije amabwiriza abatuye igitambo cy'ubuhoro, wagiriye undi neza abatanze ituro ry'ifu y'inono, kandi ufashije abakene abatuye igitambo cyo gushimira. Igishimisha Uhoraho ni ukwamagana icyaha, kandi kwanga akarengane ni nk'igitambo cyo kwicuza. Ntuzahinguke imbere y'Uhoraho imbokoboko, ahubwo aya maturo yose jya uyatanga kubera itegeko. Ibinure by'itungo ry'intungane bibobeza urutambiro, n'impumuro yabyo ikagera ku musumba byose. Igitambo cy'intungane kirakirwa kandi kigahora ari urwibutso rutazibagirana. Ujye ukuza Uhoraho n'umutima ukeye, kandi ntugatsimbarare ku muganura w'ibyo wejeje. Ibyo utanga byose bijye birangwa n'umucyo, kandi uturane ibyishimo 1/10 cy'ibyo utunze. Jya uha Uhoraho ukurikije uko nawe yaguhaye, ubikorane umutima ukeye uko wifite, kuko Uhoraho azakwitura akabikwishyura ukubye 7. Ntukagire ibyo utanga ugamije gushukana, ntiyabyakira, kandi ntukishingikirize igitambo cy'uburiganya. Koko rero Uhoraho n'umucamanza ntabwo areba umuntu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Tujye dutura Imana igitambo cyo kuyishimira. Imana itumije ijuru n'isi kimwe n'isi iri hasi ngo bihugukire urubanza ifitanye n'umuryango wayo. Ngiye kuvuga, ngewe Imana nkaba n'Imana yawe. Ibitambo nturasi byo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Ndamutse ngize inzara sinaza kubikuganyira, kuko isi n'ibiyirimo byose ari ibyanjye. Ahubwo ujye utura Imana igitambo cyo kuyishimira, kandi wuzuze amasezerano wagiriye umusumba byose. Ntura ibisingizo w'igitambo ni umpikuzo. Tujye dutura Imana igitambo cyo kuyishimira. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 10 umurongo 28 kugeza kwa 31. Muri icyo gihe Petero araterura abwira Yezu ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yezu aramusubiza ati, ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe be cyangwa abashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambu ye arijya bigirira n'inkuru nziza, ngo abure kwiturwa 100 muri iki gihe, ari amazu, ari abavandimwe, ari n'abashiki be na nyina n'abana n'amasambu, ariko n'ibitotezo bitabuze, kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka. Benshi mu bambere bazaba abanyuma, n'abanyuma babe abambere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Umunsi umwe abarejo bigeze kujya gukora ubutumwa ku mugabo wari umupagani wari ufite abagore 10 bose, nuko amusomera Ivanjili tumaze kwakira. Bashaka kumusaba kureka abo bagore b'inshoreke, akegukira umugore umwe w'isezerano gusa, maze akemera akabatizwa, yitegura ijuru n'ibihembo byinshi bizigamiwe abasiga ibibazitira byose bya hano ku isi bagasanga Imana. Wa mugabo nyuma yo kumva Ivanjili no kumva ubutumwa bari bamuzaniye arabasubiza ati, ngenda umucuruzi rero, ibyo mwumbwiye byose mpise nkora imibare, nsanga ahubwo binsaba gukora cyane, nkongera abagore benshi mfite, bityo bagashyika nko kwijana, bityo Imana muvuga izabona ko ndi umukozi koko, bikiza nkubire 100. Iyo hirya nyine muvuga, ye baba we babyeyi bavandimwe, igihembo cya 100 ni abagore 100 koko n'amazi 100. Oya, ahubwo 100 bishatse kutubwira ibihembo byinshi, bya bihembo bidashira, bizigamiwe kandi bigenewe abigomwa, abakora neza, abareka ibyaha, abava mu ngeso mbi, abasiga ibintu bagasiga n'abantu babazitira, bityo bakisubiraho bakegukira Imana imwe rukumbi. Abo ngabo rero bazahembwa bishimishije ingoma y'ijuru, ya ngoma idashira. Muri aya masomo bavandimwe turazirikana ku ijambo igihembo, la récompense. Ese igihembo umuntu akibona byagenze bite? Ese ari igihembo ari umushahara wahitamo iki?
ijambo igihembo la récompense mu gifaransa ni ijambo ry'ikilatini compensare, c'est-à-dire mettre en balance, gushyira ku munzani, gupima, gushyira ku munzani, gushyira mu gaciro. Uko biri kose hari umuntu wagukoreye, nawe ukaza kugerageza uko ushoboye kose, ukamurebera ibijya guhuza n'imbaraga yatakaje. Mbese ni nko kunganya, ukaba wagenekereza ugahuza n'imbaraga yakoresheje. Mu gihe umushahara, le salaire, biva ku kilatini salarium cyangwa salis, le sel, umunyu. Uyu ni umushahara bahaga abasirikare b'Abanyaroma ngo bagure umunyu ndetse n'utundi twose bakeneraga mu buzima. Salarium. Mu gihe umushahara hazamo kumvikana, kontra, gusinyana amasezerano hagati y'umukoresha n'umukozi we, mbese nk'ikiguzi. Ku gihembo ho ni ishimwe, remerciement, reconnaissance, gratitude. Aha ku gihembo ni umukoresha ugenera umukozi we igikwiye bitewe n'uko yamubonye, bitewe n'uko yakoze. Mbese ashyira ku munzani, akabalansa, bityo akaba yakumenyera ikizakunyura, ikizagushimisha. Mu gihe kandi nk'umushahara nk'ikiguzi nyine bashobora no kuguhenda, bityo ukazarinda wisazira utaraguhiza, ugishaka ngo bakongeze umushahara, mbese ukaba insatiable, utanyurwa, ugahorana inyota ngo munyongeze, mbese buri gihe umushahara ugahora uri muto. Igihembo cyo ni ukunyurwa, kuko nyine umukoresha amenya icyo ukeneye, icyakugirira akamaro, akaba ari cyo aguha, mbese icyagushimisha. Bityo uwabonye igihembo aranyurwa, akishima. Naho ureka undi uhora mu marira, mu maganya, ati ni munyongeze, mbese akazarinda yipfira ataranyurwa. Ngo umushahara aho batanyurwa, bamwe ndetse bakajya banabyibiramo. Naho igihembo cyo kiganisha ku mukiro. La récompense conduit au salut, salut pour la vie éternelle. Aho nyine urarikira iby'ijuru gusa, ukararikira Imana, kuko ubucungiye kuri bose nyine, bose mukuru n'Imana, bose wizewe. Akaba ari ubwo uzakugenera igikwiye bitewe n'uko akuzi, n'uko ashaka kugufasha, ndetse n'ubugwaneza bwe. Nguko kwiringira bosi, kwiringira Imana yonyine, kurarikira Imana, kugira inyota y'Imana, avoir la soif de Dieu. Naho umushahara wo uhora urarikiye iby'iyi si, ugahorana inyota y'ibintu n'abantu, inyota y'amafaranga, irari ry'abantu. Ngaho mubyeyi, ari saleri, ari salut, wahitamo ikihe? Ari umushahara utazigera unyurwa, ari igihembo, wahitamo iki? Mu isomo rya mbere mwene Siraki aragaruka ku gitambo cy'umuntu w'intungane gishimisha Imana, gishimisha bose mukuru, wa mukozi mwiza ushimisha shebuja, nuko shebuja akazamumenyera igihembo gikwiye. Bagize bati, ukurikije amabwiriza abatanze igihembo cy'ubuhoro, ufashije abakene, abatuye igitambo cyo gushimira. Amen. Gushimira, reconnaissance, gratitude, récompense. Gushimira, igihembo. Igihembo ni ugushimira. Muri iri somo bongeye bati, igihembo cy'intungane kirakirwa kandi kigahora ari urwibutso rutazibagirana. Amen. Urwo rwibutso rutazibagirana, ngiki igihembo kiruse ibindi byose, igihembo cy'agaciro gakomeye kizaramba. Kuko twabizirikanye no mu Ivanjiri, nyuma yuko umusore w'umukungu washatse gukurikira Yezu, ariko akaba yari afite ibintu byinshi bya mirenge byamuzitiraga. Ntabwo rero uyu mukungu yashatse kwibohora no kwizituraho ibintu byose, none nyine ntibikunze ko akurikira Yesu. Petero rero agize amatsiko nkatwe twese yo kwibariza we uko bizamera ko yasize byose agasanga Yesu. None Yesu aboneho kumusobanurira ikimana izagenera bene abo ngabo basize byose bagasanga Yesu. Imana rero nitugenera igihembo gikwiye bitewe nuko yatubonye, bitewe nuko twayigororokeye, tukareka ibituziga, ibitayishimisha, tukanga ibyaha, tukabyihana. Ariko ubwo butungane bwacu ni n'Imana ibuha agaciro ku mpuhwe zayo n'ubundi. Yesu rero uyu munsi mu Ivanjiri aratwizeza ibihembo biri ubwoko bubiri: la récompense présent d'ici-bas et la récompense dans le siècle à venir, la vie éternelle. Igihembo cyo kuri iyi si n'igihembo cyo mu ijuru, ubuzima bw'iteka, kubana n'Imana. Rero icyo gihembo gihabwa ushoboye gutunganira Imana akamwegukira wese. C'est le détachement matériel qui conduit à l'attachement à la vie spirituelle, à la vie éternelle. None rero mubyeyi, mwarimu, mukozi, muhinzi, murobyi, mutunzi, muganga, padiri, bihaye Imana, bakanishi, bashoferi, basirikari, bapolisi, ari igihembo, ari umushahara, mukorera iki vraiment? Ibaze nanjye nibaze. Gusa bavandimwe, Imana ntishobora gukubuza gukora akazi kazaguhemba umushahara, le salaire, bityo ukahabonera icyo watungisha umuryango, imibereho y'ubuzima. Ahubwo icyo Imana idusaba nuko uwo mushahara
twawukoresha dushakamo ingororano y'ijuru, igihembo cy'ijuru. None muvandimwe, wasanga wibanda ku mushahara, ikiguzi gusa, ukibagirwa Imana, ukibagirwa igihembo cy'ijuru, aho kuri uwo mushahara hakakubereye imyiteguro myiza y'ijuru. Ese ngiye kuri iyi si nkorera iki? Ari igihembo, ari umushahara. Umunsi umwe umusore yaje gusaba akazi ku mubosi wari ukize cyane, nuko umubosi aramubwira ati, hitamo twumvikana umushahara nzaguha, twandikirane, umwaka urangiye nzahite nkuguha, cyangwa njyewe ubwanjye nzakugenere igihembo kigukwiye nyuma y'ibyo uzaba warankoreye byose. Bityo mu gusoza nawe ubwawe nkaba nzaguha uburenganzira ukigenera igihembo nawe ubona ukwiye. Wa musore areba hirya no hino, nyuma yo gukora imibare abonye ko ashobora kujya nikoreramo, abona ayo mahitamo ku nshuro ya kabiri, azunguka byinshi. Nuko abwira bosi we ati, reka dukoreshe ubwo buryo bwa kabiri, nibwo mpisemo. Bosi arabyemera, nuko wa musore atangira imirimo ashishikaye, arakora cyane pe ibyo gukora. Shebuja nawe rero aramwizera cyane bikomeye, dore ko uyu bosi yari n'umubosi mwiza cyane w'umutima, yakundaga gufasha abakene cyane n'abandi batishoboye. Rero yari yarashyizeho agaseke iwe, aho yari yarakise la bonté, nyiraneza. Ako ka nyiraneza rero urufunguzo rwako aza kuruha wa mukozi yizeraga, akaba ariho yabika icya 10 ku byo hungukaga byose ngo azagobokemo babakene n'abandi bose batishoboye. Buri mwaka yarabikoraga. Ako gaseke ku mwaka yashobora gushyiramo nk'amadolari arenze 10,000. Nuko wa mukozi yafungura ka nyiraneza akabona harunzemo ibifaranga byinshi, nawe bikamushimisha. Nuko hasiga ukwezi kumwe ngo atahe, ngo umwaka nyine urangire, yareba ukuntu boss agiye kuzasesegura ibyo bifaranga byose ngo arabiha abakene, akumva biramubabaje. Nuko wa mukozi afungura ka nyiraneza, atangira kuyagabanya inshuti ze ngo ari kwibikira, kwizigama ngo zibe ziyamubikiye. Afata nandi arayatagaguza, ayica ubusa. Nuko nyiraneza isigariraho nta kirimo pe. Ubwo uyu mukozi yari yiteguye ko azabeshya shebuja ko abajura baje kumusahura, bagakingura nyiraneza bagatwara ibirimo byose. Nuko umunsi wo gutahuragera, yari yiteguye bya bihembo bikaze shebuja amusezeranyije ko agiye kumuha by'agatangaza, ndetse ku ruhande rundi akazaba nungutse na yandi yose yagabanyije inshuti ze ngo zibe ziyamubikiye. Shebuja rero aramuhamagara aramubwira ati, ndagushimira uko wakoze. Rero umukozi wese atungwa n'umurimo we. Rero iriya nyiraneza niwo narigeneye uyu mwaka wose nakoraga nyishyiramo, kuko naramenye kare kose ibibazo wari ufite byo gushinga urugo mu minsi iri imbere, ndetse n'ibindi wakenera mu buzima buri imbere. Kandi nyine uribuka ko narakubwiye ko ari wowe uzigenera igihembo. None rero genda ufungure iriya nyiraneza, ujyane ibirimo byose. Harimo amafaranga menshi umubare nanjye ntazi. Ngiki igihembo nguhaye, umubare w'amafaranga menshi nanjye ubwanye ntigeze mbara, kuko yari menshi nyine. Wa mukozi yimyiza imoso asezera kuri shebuja ababaye cyane, dore ko nyine yari yaranje gupfundura ryabanga rya nyiraneza, ka gaseke yaragateje inyoni. Nuko wa mukozi ageze mu rugo asanga babandi yari yarahaye amafaranga bayamufashe kugira ngo bayamugarurire. Bose baramwigarika, ntihajya n'igice na kimwe bamusubiza. Birumvikana ntawe yari kuregera, kuko yana yabahaye rwihishwa ngo bose batabimenya. Birumvikana wa mukozi nta na kimwe yigeze yongera kubona. Wa mukozi arababara bikomeye, yibaza uko apfushije ubusa iyo neza ya nyiraneza. Yewe na n'ubu aracyababaye, aracyashavuye, aracyari kwicuza. Bavyeyi, ngo kuko Imana idutegurira ibyiza, igihembo gikwiye, aho kurangamira Imana ngo dukomere ku isezerano, dukomeze kuyizera yonyine kuko ari ifite byose, tugatangira tukabunza imitima dushakisha imishahara n'inyungu z'isi, tukirukanka ku by'isi bihita, inyungu zihuse, bikarangira n'ubundi turi kwiba, turi gusahura iby'abandi. Iyo usahuye urisahura, iyo uhemutse urihemukira. Nyamara twakagombye gusiga byose tugasanga Yezu. Yezu ni ufite byose, ufite Yezu aba afite byose. Ngo uko twihambira ku by'isi bihita, tukibagirwa Imana ihoraho, ubuzima bw'iteka tukabwibagirwa. Kandi Imana yo yaraduteguriye iby'ijuru birambye, ya mafaranga atabarika, bwa bukire butabarika. Ngo uko gutagaguza kwaya, gusesagura amagara yacu, umubiri wawe ukaba wawugabiza ibyonnyi n'inyoni, bikazarangira bose bakwigaritse. Za nshuti zawe wabikije hano ku isi zikagukuzaho ziti ntacyo waduhaye, uri gutubaza iki? Kuko nyine wabikiye aho imungu n'ingese byageze, aho abajura baca ibyuho, kubikira mu mfuko utobotse. Ese mubyeyi mukoresha,
wowe hari kanyira neza ugira mu rugo rwawe, ka gaseke k'abatishoboye, aho ukora kugira ngo ugoboke abatishoboye, abakene, ka kandi wakoramo ugahemba igikwiye, kanyira neza agaseke k'abatishoboye ugakabika mu nzu iwawe. Muvandimwe, igihe cyose uzashaka gukira ku ngufu, ugashaka gusakuma ibyo utaruhiye cyangwa usahuye, ibyo byose bizagupfira ubusa muri ubu buzima ndetse no mu buzima buri imbere. Ukazasarura ikimwaro, imibabaro, erega n'umuriro utabuze, umuriro w'iteka. Naho nukora neza ukishingikiriza Imana yonyine, ukegamira Imana yonyine, akaba ari ucungiraho gusa, ndakubwiza ukuri, ibihembo birukubiri ku bakora neza batadohoka. Hari igihembo cyano ku isi, ukagira imibereho myiza uri kumwe n'Imana, ukabona n'umugisha, ndetse n'igihembo cy'ijuru hamwe n'Imana, ubuzima bw'iteka. Icy'ingenzi bavandimwe, mushakashaka ijuru mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose. Banza wizere kuri gushakashaka ijuru. Ufite Yezu aba afite byose. Dusige byose, dusange Yezu, we bukungu nyakuri. Amen. Mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Icy'ingenzi mushakashake ijuru, mukore igikwiye, mwicuze muhinduke, ibyishimo